Mwaramutse neza cyane bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, aho muri hose ndabashimiye uruhare mugira mu kuba mwakomeza gutanga ibitekerezo kuri filime Inzira y'Umusaraba. Kuri uno munsi tugiye kugaruka mu bitekerezo bimwe byinshi cyane bigiye bitandukanye mwagiye mwandika, ngira ngo murabizi igice bita my comment ni igice mwakunze muri benshi, aho tugomba kugaruka ku makuru agiye atandukanye ku bitekerezo mwagiye mwandika kuri filime dukunda turi benshi bita Inzira y'Umusaraba. Hari benshi baba mufite inyunganizi, baba mufite ibitekerezo, muba mushaka kumvugisha. Nomero narayibabwiye ni 0784606072. Yes, mumeze mute? Wowe uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, reka nawe nguhe ikaze kudahwema kudukurikirana by'agaciro, ahubwo iyaba wakomeza gukabana natwe. Kuri uno munsi episode 91 ni episode yaje igira ibitekerezo byinshi, kuko nagiye ukareba ku mibare ujya ujyana n'izindi filime, ni episode yagize comment nyinshi mu gihe gitoya. Ikikubwira ikintu ko kirimo kirakundwa cyangwa gifite impact nziza ku bantu benshi, nuko uzasanga abantu bose bafite amatsiko, bashaka kumenya ibintu uko byagiye bigenda. Buriya kugira ngo filime igire like 10,000 ku munsi ni ibintu bidasanzwe kandi biba bitoroshye ku ruhande rumwe. Kuri wowe rero watanze igitekerezo ngo haye ikaze kugira ngo turebere hamwe ibitekerezo byinshi mwagiye mutanga kuri iyi filime Inzira y'Umusaraba. Ubona yuko kuba mugerageza mukaza mukabana nayo ni ibintu mbona yuko ari byiza kandi ari byo kubashimira. Yes, reka rero duhere kuri comment y'uwo bita Phone Nziza, yanditse ati Kamarade na Emile baratinze, nibazanire iribagiza umuti ubundi amenye ukuri kose ubundi hashye. Okay, undi bita Efreze Niranyibagira, yanditse ati nimwongere umwanya gusa, ibisigaye biraryoshye. Okay, akoze cyane. Undi bita Manirafasha Jose, yanditse ati muri kutubihiriza pe, dushaka kumenya ukuri. Ngira ngo uyu nguyu ikintu narashatse kugarukaho ni uko uwo bita Kamarade agomba kumenya ukuri, akamenya neza